Mvuze ikintu mbese ntabwo kimari akanya gihita gisohora kuko Imana ngiriye icyizere. Nukuri. Yego. Ntabwo bitinda. hari n'abenshi bajya bavuga ngo ubundi ngo umuntu ngo umwana ngo ukiri muto ngo afite courage nyine umuvuduko cyane uko amaraso abashyushye ati nta mpamvu ngo byahaniye bitinde. Oya ntabwo bitinda. Cyo kubona iyo mpano y'ubuhanuzi impanurira umugore uri i Kigali ku myaka 14. Mu myaka 14. Noneho muhanuriye birasohora. Hariho n'undi mudamu w'igisenyi nahanuriye birasohora. Mwari muhuriye si hano Burere wagiye Kigali. Kwari duhuriye muri Rusagara uyu musozi muri Rusagara. Yego. Undi duhurana birambiwe i Musanze. Yego. Tukajya dusenga n'aba mama barankunda bakajya banyakura ati urimo Imana. Haleluya. Amen. Amen. Niba atari banga sinahora tubwira ati namuhanuriye iki ubundi kirasohora. Ubwa mbere umwe namuhanuriye ko agiye kubona boutique. Yego. Boutique yayibonye bari gucuruza hariya muri Musanze. Ari gucuruza Musanze boutique pe igaragara. Yego. Erega nta kintu Imana ivuga ngo gihere. Yego. Kandi cyambere ni ukwizera. Undi muhanura yuko agiye kubona inzu ari mu ikode. Inzu yarayibonye. Undi muhanura yuko abonye ibitenge yarabibonye. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndi hatuma Imana Concorde tugiye kubana muri iki kiganiro, ariko reka nshimira abantu bafashe umwanya bagakanda subscribe bakadushyigikira tukaba tuko umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha. Yego nanjye nabasezeranije yuko nta mpamvu yo kubicisha irungu ahubwo ngomba kujya ngenda akaguru ndagafite nkareba abakozi b'Imana batandukanye, abahanuzi, abavuga butumwa, abaririmbyi, abahanzi, ingeri zose bapfa kuba ari abavuga Imana neza. Uburundi mu mudugudu wa Rusenyi mu kagari ka Gisovu mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera niho naje kureba umukozi w'Imana uri imbere ya kamera ugiye kubibwira. Haleluya. Amen. Mazina yanjye banyituwe Impaye Clarisse. Yego. Ndi umukobwa ushima Imana. Imana yagiriye icyizere. Yego. Imana ishimweka ubanze dusengero ranga Imana itiyobora muri iki kiganiro noneho uze kwibwira abantu mu buryo burambuye. Mana turagushimye. Mana turaguhimbaje. Wabanye natwe waturinze tutarabo kurindwa izina ryawe nirihimbazwe. Waturinze turabanyabyaha izina ryawe nirishimwe. Ngaho databuja rero dore tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe niryubaka imibiri yacu. Ndakwinginze ngo uzubane nawe. Imbaraga zawe ziganza ahantu. Ukomera kwawe kuganza ahantu. Nta wundi nakwiyambaza atari we. Ndaguhamagaye wowe Imana. Ndakwinginze ngo uzubane natwe. Ndakwinginze ngo ugoteshe amaraso yawe. Komeza ubane nanjye neza. Dore ngiye kuvuga ijambo ryawe niryubaka imibiri yacu. Ndakwinginze ngo unshinge ikaramu kanwa nasame wivugire kuko ushoboye byose. Ndakwinginze kurabikora kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Clarisse tuguhaye ikaze. Nibwo bwa mbere aza kuri ibyuma? Yego nibwo bwa mbere. Ufite ubwoba? Nawe. Ntabwo bufite. Yego, iyo twakiye umuntu ari bwo bwa mbere arivuga avuze ko amazina witwa Uwimpaye Clarisse. Yego. Clarisse yavuze ko ari umukobwa wagiriwe neza. Biragaragara rwose wagiriwe neza Imana ishimwe cyane. Yego. Nkunda abantu baba bari kwisekera nanjye njya nkunda guseka. Yego turaza guseka cyane. Turaza guseka cyane. Sibyo? Clarisse ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 19. 19? Yego. Yoro umwana disi. Gasarumwana. 19 umuntu afite imyaka y'ubukure. Imyaka y'ubukure ni ukuva kuri 18 kuzamura. Ubu maze gukura. Imana ishimwe. Clarisse asengera he? Sengera mu Bangirikani. Yego. Hano ku Karukuru. Ku Karukuru. Yego. Yego nibuteranira twibutsa abantu yuko chano yacu ntabwo ishingiye ku itorero runaka ahubwo ishingiye ku ivuga butumwa n'isana mitima. Yego. Twakira Abangirikani, abadeperi, abadive, abayehova, abaki ya telefone yizane nigufashe kugira ngo itaza kuderanja. Tiganirira neza sibyo? Yego. Clarisse wakijijwe ryari? Ngewe nakijijwe mfite imyaka 12. Ndasenga cyane Imana ikavuga ati mwana wanjye ngo wahe impano y'ubuhanuzi. Yego. Nkagenda senga Imana impano y'ubuhanuzi.
Imana yambwa ati nguhaye no kumvugira no kuvuga indimi. yego Narabibonye Imana nishimye. kwiyo myaka 12 ugikizwa n'undi wahise uhabwa n'impano. Yego oya Eh. ntago nese mpabwa impano. Yego Nahawe impano ufite imyaka 14. yego wakijijwe ufite 12 uhabwa impano ufite imyaka 14 ubu ufite 19. Yego. Yego impano s'ubundi wahawe ni izihe? Impano yo kubwiriza, Yego. ubuhanuzi. Yego Yego. kuririmba. No kuririmba byose ndabishoboye. Kuririmba nabyo urabigerageza. Yego. Gusa kubyinira Imana Byose byose. Yego. no gucuranga gitari. Oya byo ntago mbizi. Oya kuririmba, kubwiriza, ubuhanuzi. Yego. Ibyo byose Imana yangira icyizere. No gucuranga sente. Gucuranga byoya. Yego akenshi iyo twakiriye umuntu Imana afite izishoboka turazikoresha izindi tukaziganiraho. Ariko njya cyane kuko nikundira abahanuzi tuganira kuri buhanuzi sibyo ukambwira uko yaje n'abantu wahanuriye bigasohora. Umuhanuzi ntiyemerwa ko ubuhanuzi busohoye. Okay. Yego namaje kubona iyo mpano y'ubuhanuzi impanurira umugore uri i Kigali ku myaka 14. mu myaka 14. Noneho muhanuriye birasohora. Hariho n'undi mudamu w'igisenyi nahanuriye birasohora. Mwari muhuriye si hano Burere wagiye Kigali? Twari duhuriye muri Rusagara uyu musozi muri Rusagara. Yego. Undi duhurira Ndabirambiwe i Musanze. Yego. Tukajya dusengana abamama barankunda bakajya banyakura ati urimo Imana. Haleluya. Amen. Amen. Niba atari ibanga sinahora tubwira ati namuhanuriye iki ubundi kirasohora. Ubwa mbere umwe namuhanuriye ko agiye kubona boutique. Yego. Boutique yayibonye bari gucuruza hariya muri Musanze. Ari gucuruza Musanze boutique pe igaragara. Yego. Erega nta kintu Imana ivuga ngo gihere. Yego. Kandi cyambere nukwizera. Wundi muhanura yuko agiye kubona inzu ari mu ikode. Inzu yarayibonye. Undi muhanura yuko abonye ibitenge yarabibonye. Ni byinshi ntago nabivuga ngo birangize kuko Imana yaravuze ati ngiye kuguha umwuka ko nzajya ndavuga iyo mvuze ikintu mbese ntago kimari akanya gihita gisohora kuko Imana yangira icyizere. Nukuri. Yego. Ntago bitinda. Hari n'abenshi bajya bavuga ngo ubundi ngo umuntu ngo umwana ngo ukiri muto ngo afite courage nyine umuvuduko cyane uko amaraso abashyushye ati nta mpamvu ngo byahaniye bitinde. Oya ntago bitinda. Yego. Ufashe urugero se nk'uwahanuriye boutique yayibonye mu gihe kingana iki? Naramuhanuriye turi ku musozi. Yego. Noneho bidaciye nk'ibyumweru 3 arambwira ati nabonye amafaranga. Yego uba afite boutique nziza pe. Muri cyambere nukwizera iyo senze ugasenga Imana ugapfuka mukwa batuwiteka ndakwinginze ngo uzubane nanjye. Yego. Iraza ikavuga ati mwana wanjye umura ndi kumwe nawe. Amen. Amen. Nizere ko nanjye urampanuriye. Oya nta kibazo nimbibona ndabikubwiye. Ntago wavuga ibintu utabonye nimbibona ndabikubwiye. Yego. Akenshi ugomba kuvuga ibyo wabonye kuko buri intumwa ntabwo abari ibyawe Imana iguhaye message uyigeza kuri nyirayo. Yego. Akenshi ro mu rugendo umuntu aba ari mahura n'imbogamizi birumvikana. Nta muntu wigeze uhanura akagupinga ariko nyuma byasora akaza akubwira ati nukuri Clarisse Imana yawe iteye ubwoba. Okay. Hari umumama twarasenganye ariko nyine nyuma yaho aza no kunyishakira. Aravuga ati ibintu wambwiye mukozi w'Imana byarasohoye. Yego. Wari wabimubwiye se akubwira ko yabanje kugupinga? Naye mubwiye nyine urabona ni umumama nyine nibwo bwa mbere aje gusenga. Yego. Nuko umugendesha gake umuntu aribwo bwa mbere aje gusenga umugendesha gake. Ndamuhanurira yanga kubyumva. Ariko nyine yaje aje no kunyishakira. Aravuga ati Imana yankoreye ibitangaza akira ishimwe ndagushimiye warakoze. Ndambwiye nti murakoze cyane. Yego. Aguha n'agashimwe ati warakoze. Uba nawe urishimye tujya. Nanjye ndishimye cyane. Umuntu agomba gutungwa n'impano ye. Erega niyo umuntu akubwiye ngo ibyo wambwiye byarasohoye wumva uri gufashwa. Yego. None se akenshi ndikumva urukumbwira abamama gusa nta bapapa ujya uhanura kubanza ndatahiraho. Oya abapapa nakubwiye ntago nabivuga ngo mbirangize. Abapapa amakositimu barayabonye ni ibintu byinshi ko ntago nabivuga ngo mbirangize. Nusinjye uko n'agakositimu katambera wakamanurira nawe. Imana ikaguhe. Yego. Ariko nibo byivugiye ntago bihanuye. Imana ikaguhe mu kwizera kwanjye. Yego. Amen. Imana ishimwe. Ngira n'ikindi.
kugira n'ikindi uko Imana igomba kumva Imana ikintu igomba kuguha iguha akazi yego ikampe mu izina rya Yesu yego kenshi abo kuri YouTube twikundira views imena views yego ibiganiro birebwe zikora ikiganiro kikarebwa n'abantu batanu yego waba waraburije erega twebwe tuba tuje hano tuba dufite amakuru yego Imana igomba kuba ati mwana wanjye ngushize kuri YouTube nzabana nawe Imana rero Imana izabana natwe kandi izi neza yuko izabikorera kuyubahisha yego nose ahubwo turaho warampamagaye hangirite kabisa nshaka dukora ikiganiro naraguhamagaye navuze se nyirakare yampaye nimero yawe ndavuga nti se ndatunguka gitifu nkandi gute nari ndimo murima turi gusarura amasaka ndaguhamagara mbona nawe uranyikirije Imana iguhumugisha warakoze kandi warakoze kunyakira Imana niguhumugisha nose wari ufite amakuru Imana kwibwira ko uzajya kuri YouTube yahoraga irabimbwira ngo warabimbwira kenshi nejo bundi tujya gusenga Imana iravuga ati mwana wanjye ngushize kuri YouTube nzabana nawe yego nti narabyanze pe ariko Imana iravuga ati ngewe ngushize kuri YouTube babyanga babyemera ngewe ndi Imana ibivuze ko ngushize kuri YouTube hayoberwa aho bizaturuka rero ariko nta jambo Imana ivuga ngo rihere yego urampamagaye ubona ndakwitabye ndakwakira urayakira nta kibazo rwose mbona nawe nta mutima mubi uri umuntu mwiza nge nta mutima mubi ntawe ndizabukira urukuki ndabukira kugira igitima kibi undajyamba ngo igitima kibi yatanze umurozi gupfa yego reka niramire kandi guseka kwishima kubana n'abantu bituma umuntu arama pe hariho n'undi mama nabwiye nti gitifu agiye kunshira kuri YouTube ngo gitifu ni umuntu mwiza yego ndavuga nti yaranyakiriye nti ni umuntu mwiza cyane ntaranyakira pe ngo gitifu se ngo nuriya ngo wasaga gutwara ababyeyi mu bitaro ndavuga nti buraniwe nuramugabo ni umuntu mwiza ababyeyi barabyaraga akaza kubatwarira ubuntu Imana izaguhumugisha rwose yego Imana izongera imodoka ongere nge ntwara abantu nukuri Imana yego ndayisada mu izina rya Yesu ibyumve yego Imana ishimwe rero hano kuri YouTube tuba tuje kuvuga ijambo ry'Imana hari abantu babona umuntu ngo wagiye kuri YouTube ngo ari umuhanuzi ngo ubwo yaguye oya nge nkababwira ngo nubundi uwo ni wari usanzwe afite umutima wo kugwa nukuri ni wari usanzwe afite umutima wo kugwa hano icyo tugomba gukora umuntu naguhamagara reka nkubwire inama nk'umuntu mushyashya sibyo hano hari abantu benshi bahita baguhamagara bati Clarisse dusengera sibyo ntazagira uwutinya ngo kuko ampamagaye ngo ari muri Amerika ngo cyangwa ari muri Canada cyangwa ari Burayi cyangwa ari Kigali ngo nintamubwira ngo Imana iravuze ngo aramfata nkaho ntari umuhanuzi uzavuga ruko Imana igize ite ikubwiye yego undi niba ntakikubwiye musengane nyine birangira sibyo yego ikindi ujya gukora ibiterekeranye sibyo ubundi aho ngaho kuri YouTube uzahabera umwana mwiza nta kibazo pe kuko nanjye ndi umwana mwiza bomba nakiye nabo bahita baba abana beza bakagira n'umugisha hano kandi n'abantu bankurikiye nabo bakababoneraho umugisha ndi umugabo wo kubihamya yego nandi ukubaje mbisobanurira abapapa abamama gusa bambwira ko n'abapapa bahanurira n'abasore nose nta muntu wari wahanurira ikintu akakubwira ati sowe kuri kumbwira iki kandi wowe ntacyo ufite oya nugiye ukamubwira ati Imana igiye kuguha imyenda yangiza kuvuga ati sowe yabanza ikakwambika nabyumvise nyine ushobora kujya gusenga wahanura umuntu ati Imana iguhaye basi kanzu y'umugisha kavuga ati se ikanzu y'umugisha iraturuka nawe ntayo ufite yego akagupinga gute akampinga ariko nyuma yaho bigasohora ntagiye ari wicuza ukavuga uteka impano y'ubuhanuzi nahawe ko ndi kubona indemere Imana wayisubiza oya ndabikunda cyane yego nanjye ndayikunda burya ikintu cya mbere ni amakuru iyo umuntu agendana amakuru biba ari sawa hari abantu bajya bambwira ateko konkomite kuko n'ibiganiro n'abahanuzi ubwo wowe ngo ntiwasheje ngo murangije ngo ntibahita baguhanurira avuga ni nyina Imana ibishatse iravuga kandi yicecetse ntago wajya kuyivugisha yego Imana ishimwe rero reka dukoreshe n'impano yo kubwiriza
tuganiye kuyubuhanuzi, niyo kubwiriza ugiye kuyikoresha, izindi tuzazikoresha ubutaha, iyo kuririmba tuzaririmba ubutaha. Bari batangiye kumbwira ngo mfite ubwoba. Umuririmbyi uzi umwe haravuga ngo ntabwo badufite twasenze Imana. Yego. Kadusomeza. Ntabwo badufite twasenze. Kadusomeza buri 55. Ndagufasha gusoma. Oya ntari. Mana tegera ugutwi gusenga kwanjye. Haleluya. Amen. Ngo ntiwirengagize kwinginga kwanjye. Amen. Amen. Iyi saha Imana ikumva. Kuko Zaburi 55 haravuze ngo Mana tegera ugutwi gusenga kwanjye. Ngo ntiwirengagize kwinginga kwanjye. Ngo nyitaho unsubize. Amina haleluya. Amen. Iyi saha ndakwize nize ntashidikanya ko buri wese Imana igiye kumusubiza. Amina haleluya. Twarasenze, twagiye mu Zandabirambiwe, twagiye mu buvumo, Imana ikatubwira ibintu byinshi ariko nize ntashidikanya ko byasohoye. Amina haleluya. None ngo tegera ugutwi gusenga kwanjye. Amina haleluya. Izi saha ndakwinginze ngo itegere ugutwi gusenga kwanjye. Iyi saha ndayinginze ngo itegere ugutwi kumva gusenga kwa buri umwe wese uri hano hantu. Amina haleluya. Amen. Biriza umunsi bandwanya bakampata abanzi banjye, biriza umunsi bashaka kumira bashaka kumira kuko abandwananya Sari 55 dore ku murongo wa kangahe? Reka ngufashe sibyo. Zaburi 55. Mana tegera ugutwi gusenga kwanjye, ntiwirengagize kwinginga kwanjye, nyitaho unsubize. Kwiganyira bintera gukora hirya no hino bikanihisha. Kubwijwi ry'umwanzi, kubw'agahato k'abanyabyaha, kuko banteza amakuba bakangenzanya umujinya. Umutima wanjye urambabaza cyane, ubwoba bwinshi bunguyeho nk'ubw'utinya urupfu. Gutinya no guhinda imishyitsi bingezeho, gukangarana kuramiranije. Ndavuga nti icyama nkagira amababa nk'inuma, mba ngurutse nkaruhuka. Dore mba ndorongotaniye kure nkarara mu butayu. Mba mpungiye vuba mu buhungiro, nkikinga umuyaga w'ishuheri n'umugaru. Mwami ubamire uyoberanye indimi zabo, kuko nabonye urugomo no kurwana mu mudugudu. Amen. Amina haleluya. Amen. Ngo Mana tegera ugutwi gusenga kwanjye, ngo ntiwirengagize kwinginga kwanjye, ngo nyitaho unsubize. Ngo kwiganyira binira gukora hirya no hino. Amina haleluya. Amen. Iyi saha ntabwo wakorera Imana ushaka isabune. Amina haleluya. Nibyo bibiri gutubwira ngo kwiganyira binira gukora hirya no hino. Amina haleluya. Mana itugirire neza. Yesu nashimwe. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo humura nawe hari icyo yakubwiye. Ngo reka kwirwanirira kuko ntacyo wageraho. Iyi saha nge nirwaniriye ntacyo nageraho, ariko nzi neza yuko Imana idahemuka igiye kuza kuturengera. Amina haleluya. Amen. Amina haleluya. Amen. Amen. Undi muririmbyi aravuga ngo witinya muvandimwe. Haleluya. Ngukangwa n'igicugu ca nyuma. Amina haleluya. Nk'inkoko yabika itabika n'amaherezo buzaca. Haleluya. Nzi neza yuko Imana izatugirira neza, kandi nzi neza yuko Imana ari ubutware, kandi nzi neza yuko ari umugabo udahemuka. Uwabanye yabanye nayo, wakundanye yakundanye nayo. Mu miryango ushobora kukwanga, inshuti zawe zikakwanga, ariko nzi neza yuko Imana itagihemuka. Amina haleluya. Amen. Haleluya. Ushobora kuva iwanyu bagututse ngo pu wakimarawe. Haleluya. Ariko wagera imbere y'Imana ikavuga ati mwana wanjye humura ndi kumwe nawe. Amina haleluya. Haleluya. Imana izatugirira neza, kandi Imana izatwubahisha nkuko yabitubwiye. Amina haleluya. Undi muririmbyi wa 50 avuga ngo muze mwenyine twihererane, ngo munsanga ahantu hatari abantu, ngo dore imiruhira abarembeje n'urusaku rurabaruhije. Amina haleluya. Amen. Haleluya. Muze mwenyine twihererane. Iyi saha
iyi saha nageze hano imbere yanyu. Amina, haleluya. Umuririmbyi ngo muze mwenyine twihererane. Ukaja mu butayu ugasenga ukavuga ati Uwiteka, umuririmbyi wa 50 yaravuze ngo muze mwenyine twihererane, ngo musange ahantu hatari abantu. Iyi saha ndakwinginze ngo uzubane nanjye. Iyi saha ndakwinginze ngo manukire kundengera. Iyi saha ndakwinginze ngo manukire kuntabara. Haleluya. Kandi Imana irakumva. Amina, haleluya. Amen. Nzi neza yuko ari umugabo utabura uko bigenza. Haleluya. Haba ku cyumurongo wa mbere, guhera ku murongo wa mbere haravuze ngo Uwiteka, nzataka ngeze ryari utanyumva. Amina, haleluya. Nzataka ngeze ryari utanyumva. Amina, haleluya. Ariko mbatangarije yuko iyi saha bizeje yuko Imana igiye kuba mu ruhande rwanyu. Amina, haleluya. Igihe twatakiye kirahagije. Amina, haleluya. Igihe twaririye kirahagije. Amina, haleluya. Nizeye yuko Imana izatugirira neza. Haleluya. Amina, haleluya. Amen. Amen. Imana izatugirira neza n'ukuri. Kandi nizenye ntashidikanya ko Imana iri mu ruhande rwacu. Amina, haleluya. Amen. Ngo nzataka ngeze ryari. Haleluya. Muri no minsi Imana ihagurukire kurengera buri mwe wese. Amina, haleluya. Muri uyu mwaka w'ibyishimo gusa, nanjye mu byishimo ibi no kuba ndi kuri YouTube ni ibyishimo byanjye. Amina, haleluya. Amina, haleluya. Imana yabimbwiye kenshi, bimbwira mu butayu ati mwana wanjye ngo haye kumvugira kuri YouTube. Amina, haleluya. Irongera imbwira mu buvumo ati mwana wanjye ngo haye kumvugira kuri YouTube. Amina, haleluya. Ariko kubibisohoje Imana nishimwe. Imana nishimwe, ndayishimye. Umuririmbyi urumva ngo humura nawe hari icyo yakubwiye. Kandi reka kwirwana kuko ntacyo wageraho. Ngewe ntabwo nirwaniriye. Nigize imbere y'Imana avuga n'Uwiteka. YouTube izaturuka kandi. Amina, haleluya. Amina, haleluya. Ariko nizeye ko ntashidikanya yuko Imana itabesha. Imana nishimwe cyane. Kandi nizeye yuko n'ibindi byose izabikorera kuyubahisha. Murakoze cyane. Ijambo nifite nk'iryo. Imana ibahumugisha cyane, ndabakunda. Yego, Imana igumugisha mukozi w'Imana. Tuvugana ku musozo. Nge nagukunze, tuzongera dukorana ikindi kiganiro. Yego, nanjye nagukunze. Yego, ugiye gutanga nimero ya telefone ku buryo uwakumva ashaka ko musengana yaguhamagara. Nimero yanjye 072 18 13 685. Subiramo. 072 18 13 685. Ni iri kuri WhatsApp. Yego. Nitigo gusugira cyo ujyana na MTN. Na MTN nibahese. 078 19 99 810. Yego. Yego. Mana ishimwe, reka dusoreze n'isengesho. Mana yacu, uri Imana nziza, uri Imana idahemuka. Iyi saha ndakwinginze, ndangije kuvuga ijambo ryawe. Ndakwinginze ngo ubane natwe kandi utugirire neza. Mana, ndaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe, kugira ngo utugirire neza. Mana, yaba yatuzi ukuntu utugirira neza, yaba yatuzi neza ukuntu twambika, yaba yatuzi neza ukuntu tugaburira. Mana, twazagushima. Mana, wumve ko tugushimye. Zina ryawe nirihimbazwe. Waturinze, turengeye. Kwa mbere waraturinze, kwa kabiri uraturinda, ukwa gatatu uraturinda, tugeze mu kwa mbere. Izina ryawe nirihimbazwe. Mana, ndaguhamagaye ngende umwana w'umuntu. Umuririmbyi aravuze ngo muze mwenyine twihererane, ngo musanga ahantu hatari abantu. Iyi saha nta wundi nakwitabaza atari wowe. Ndakwinginze ngo uzubane nanjye, ndakwinginze ngo unyambike imbaraga, manukire kundengera, manukire kudutabara. Uwiteka, ndaguhamagaye. Njyewe ndi umwana w'umuntu, ntacyo nabasha gukora, ariko nzi neza yuko ushoboye byose. Nzi neza yuko uri umutabazi. Zina ryawe nirihimbazwe. Mana, we ngo wageze kwa Yayiro birahinduka. Ndakwinginze ngo kano kanya ngo uzubane natwe. Daniyeli mu rwobo rw'intare yarakubonye. Mana, ndagushimye, wumve ko ngushimye. Na nyuma ya zeru ngo urakora. Ndakwinginze ngo ubane natwe, ndakwinginze ngo utugirire neza. Uwiteka, ndaguhamagaye kugira ngo ube mu ruhande rwacu. Wowe watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu.
dukoresheje amagambo ahubwo ibyo habwa n'ibyishimo biduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Amen.